kurwara nk'umugore wakuyemo inda ukuntu nagejeje usuri inkoko barimo kubaga ariyo nagutetesheje ntabwo ujya ukira aka ni kangahe cyangwa wasinye aka ni kangahe ni 10 10 na bene wanyu ngaho mwareba ndana bisaba kugutetesha nagutetesha kugira ngo shaka uze muhibiki muhe amahezi se niyo ushaka ushaka iki amahezi se bundi urayazi igende yashyira kwisa nahebukanye gushaka imbwa ubonye baganye kurema ibyo mu nda none se kuba wigira wariye hese nimugoroba cyangwa bakurungiye kose ukatugera numva ushaka kwirukanka numva ushaka yabangira ingata numva se ufite n'umugabo kamuka cyangwa ikintu mukorera ramuka ubwo utangiye kurabya ijosi nk'aho baguciyeho gusa urukumva ukuntu ukabituma mubwira nabi ko watumye ntangiye guhangayika gusa urukumva neza uko urumva ute nyine urukumva mu misaya hari harimo ibintu bigenda binyashabuza ajya n'intambara y'isi biva uzi ikintu ngiye kugukorera aho kugira ngo mfana sibyo ugiye kwihangana ngaruka ajya n'imisaya iri kuvugira bane se mugiranye bibi ese ubwo uko tuvukana n'ubundi urumva atari wowe uzindi oya njye nta nyabingeze ndwara n'abagore ese bakajya umwana barukira rwagira n'ibikambo nicyo gipfa nawe sinzi nanjye aho byamujyamo ndaje sibyo genda mitseri sabira ehe genda mitseri sabira amatseri se ni amake katurebe amenyo se yagiye ntandaje ubwo bitaho ndaje gatoya aroreka wowe kukiri muto nk'amabora wivugiye mbese nkaho ibibazo byakurenze utandenga se urumva urutana twagiye urimo kwibuka ibihekane oya ndimo kubara mama nese mbwira nyine nese byagenze utahubwo asubiye ko mushito wawe yarwaye ntabwo ku mushito wanjye se ninde no mwakagira yezo ko mfite abashuti benshi dore va yararwaye go konyaga arenda gupfa se ahubwo ngira ngo mbwira nyine nkwe kuntu tubigenza iva nane bavuga ro ngiye kugira inama karoti aya komeza ugende wa mugabo ibintu byihorere wangira inama yo kugira ute koko nanjye ubu urabona ubwenge mfite n'ubwo ufite koko ubwawe nakugira inama nta nama neza habo mbwira rega ikintu cyose n'amafaranga bisaba amafaranga nubwo amafaranga ngira kurangira umuvugo nawe vuga se cyangwa akomeza kuyawaga je numvise umushito wanjye rwaye n'ukuri kandi nagufasha genda ugira icyo umufasha nyine we mbwira ntacyo mfasha genda nje ntacyo namufasha kuko bisaba amafaranga ararwaye neza ufite miliyoni zingahe ntabwo tutiri abantu bakorera gahunda tudukorera miliyoni genda umuvure wowe ibindi by'amafaranga nje ndamuhamagara no muri twumvikana nese ari amafaranga n'inshuti yawe n'icyo ukeneye wa mugabo njyewe nahamagara uwo muntu bamwita Senderi genda umuhamagare ibintu by'amafaranga tubivugane niba babanje gutabara umuntu ari mu bagenda ese ko mbona ufite inda nini reka uwo mwana wanjye kunameza cha manze ndebyo aho ngo usanga atari pasi usanga injira hano urakomangira umufuzi naho nuko yabaye uko yahonze usi televiziyo kubona n'imanga oya nayo wayita ngabasi witwaye ariko na kamiliyoni nyine ngo turatubiye nta miliyoni hapo se umuvandimwe wazaje umufasha gute kamuhamagara bamwita Simbinyara hamagara Simbinyara nashaka nabinyara ariko mbona aje kumvurira urwaye ikiyiva urwaye icyo urumva bimeze iyo ndwara kandi nzi umuntu yivura ntabwo ukubize iyiva ndamukunda iva twaye inshuti reka nze muhamagare bamwita Simbinyara ntabwo umva ibi bintu ufite kubijyana bikajya muri wowe
n'abadayimoni kandi ntibakarana ese umudayimoni uruta uko wambaye ubu ngubu uhagaze ahangaha we ariko ntumbwire nabi icyo mbireke akumukireho hari abakubwiye neza uyatubuza amanza muhamagara umuvuzi mvana igikabye n'amagambo ayo magambo ndayakubwira amaze gupfusha umuvandimwe wanjye ahagaze aho ngaho ngo ugiye kumuvura tubuza ceceke natuza aro amakuru simba inyara iva ibintu ni sawa shama byakaze nyine umuntu aradupfanye hano yanutse nicyo kibura mugabo amagambo aseseze yavane muri uru rugo kabisa umuce hakwiyonda yawe ndayikurozeho nyumva uyu muvuzi uyu mwana ararwaye bamwita ivu sarimo gutanga miliyoni 2 agatanga n'intebe z'imisego na televiziyo abakiriyeho karose no bageze mu rugo hehe n'ibibazo ubu bibazo byose bigiye kurangira ntabwo ari ikibazo kabisa ntabwo ari ibibazo reka manza uturukanye imihanda yose uje kumbwira ibibazo byakemutse gute se umuntu ariko ngiye kuguhamagara umuvuzi witwa Simbijyana muri Cayi hamagara cyangwa hamagare gahamagara ariko kamaze ubwire nakubesha nuko izina ni miliyoni 2 n'izina n'itevyo kagiye ranjya mu mutima nicyo kibazo ahubwo namagambo yenye ntabwo mvugisha nasubira kwandika message Nare rarwara nk'abagore nicyo wese wacecetse bakagufasha ntabwo yarekare n'ururimi rwanze kuva mu kanwa umeze nk'ihene wagira ngo umuntu uhamagariyemo n'uwo bawitonze nawe naguhamagara ndabona uri mu bihe urumva karori umuntu arapfuye karose uriho bwageze ahangaha yaraboze kamanutse ibibazo hehe no gutandukana nabyo ntabwo ari ikibazo wa mugabo wa magambo wahereye banza unyumve hano ni igitego reka manza ubwire bisaba amafaranga ukabona agasanduku k'ibibazo cyangwa n'ak'ibitego reka umuvuzi witwa Simbijyana muri Cayi nashaka n'amazi ntabwo binde wa mugabo hamagara cyangwa usubira wari ugiye ku gasi cyangwa ukomeze wangara wari wangara aho umutora bwa kumanda nzi nawe wari uvuye wa mugabo aro Simbijyana uraho mwana wa mama amakuru y'iminsi hano twaje nese Simbijyana we ko mbonye ikiraka cyane hano kwa mugabo bitwa Karori nyine urabizi musobanurire ntabwo ari cyo kudoda inkweto kwa Karori kirakanaje gutera imyenda ntabwo tudoda inkweto tuvura abantu nyine none si birakana n'indege babo urareba n'umwana wabo ni umwana avukana na Karori ariko ingarumva mu mutwe wagiye bamutkuramo itini amadayimoni barakunyana nyine hagire nyine turebe ukuntu bimeze nyine hano kwa Karori urahazi congo zihorewe Bibiliya oya Bibiliya pasiteri abagomba kuyigendana yizana ne wifite mva mugabo nsokere mu rugo rero ndumva ibintu mwabigize arimo kuzana inda ngo ni miliyoni 2 n'imisego na televiziyo byose abitanga n'ameza umwana ntakira kabisa nagarapa umwana si uwanyu umwana si yumva umvugishe menshi yaje rero Karori arakaza atashe oya se kandi ntugatuka umuvuzi azi ko Imana irimo mu guhana sikore barimo gutinda uyu mugabo mwakagira Yesu ntabwo rwa yatera akaga ko akurwa ryateho gatera hejuru indra kindruga mu bisongo Twakastara mu izina rya Yesu ahantu ni n'umudayimoni ndibona muhumurika none se urumva ko itokesha no wasanze satani cyangwa wasanze ye baba we uri muri abantu twatse rufeche nawe twakastara mu izina umudayimoni twakastara mu izina umudayimoni itonde witonze umwana asekese ishami nuwe nyinshi arabwira Simbinya shakunyikira umwana unomunura katuni matamwereka turi matamwereka atoze umvagisha kamera ukora nabi Kokobwe muzajya Yesu ajya babayanga ngo miliyoni 2 n'izina yego ko mwana yanjye turamutumurira ayiwe izina rya Yesu we mumutumurira
Biva mu madeni. Ariko wa mugabo. Ngamurasekeje. Oya ntabwo dusekeje. Ngamujye kugazi. Rero umwana atangiye kuzanzamuka. Hano ntabwo turi mu kinamico mwabagabo. Umwana atangiye kuzanzamuka. Yazanzamutse n'iki se muri kumukubita? Oya. Turamaze mukwega kugira ngo Hari ikintu ndavura bakavaye mu izina rya Yesu. Dore umwana ntabwo yegamo kari karegamutse. Mu izina rya Yesu. Haleluya. Abantu baramuvurira umurwayi. Ntabwo uno mugabo uramugira. Aiva atangiye gukira wetonze. Aiva. Kubita ama. Itonde ariko. Aiwe. Mu izina rya Yesu. Umuntu abaye muzima arakize. Haleluya. Amen. Haleluya. Itonde. Nakubwo ngenda kizamba. Emona baka. Amen. Ibiki kamano. Uri kumwangura.